ndakumenyesha ko Imana yacu ari inyamahoro, ikwiye gukundwa. Imana yacu ni inyecyubahiro, ikwiye kubahwa. Imana yacu ni inyegitinyiro, ikwiye gutinywa. Ndagira ngo nkumenyeshe ko Imana yacu irahana. Uyu munsi rero utega amatwi nkuzaniye ubuhanuzi bwayo, kugira ngo uyu munsi nawe utangire umuragwa w'ijuru, utangire ugendane n'ijuru, utangire ukorane n'ijoro. Oh haleluya! Utangire usabane n'ijuru, utangire wiyumve nk'umwana w'ijuru, kubera ko Imana y'amahoro uyu munsi yampaye amagambo meza yo gukubwira. Yewe wa musore we, yewe wa mukobwa we, n'umwana muto ndetse umugabo n'umugore, niyo waba ukomeye waba umuyobozi, uyu munsi Imana yampaye ubutumwa bwo kukubwira, kugira ngo uyu munsi yigandukire kandi yigarukire. Mana y'amahoro, ndagushimye, ndaguhimbaje kuri Imana ikomeye. Kuva na kera wavugishaga ubwoko bwawe, ubishimirwe Data. Oh haleluya! Izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo rishyirwe hejuru, igitinyiro cye kiganze mu bantu be, ndetse kandi amategeko ye yubahirizwe mu bantu be, urukundo rwe rusakare. Mu izina ryawe Kristo ngiye kubwira ubwoko bwawe ubuhanuzi bwawe. Unyemerere Kristo, mpamagara uburinzi bwawe. Niyo mpamvu mpamagara Umwuka Wera ngo abane nanjye, ngakorane nanjye. Abari wumvugisha simvugishwe na kamere, ahubwo mvugishwe n'Umwuka, igihe mbwira ubuhanuzi abantu bawe. Nyirijuru rero ndagushima, ndakwingingira kumanuka kwiyubahisha, kugira ngo uri bwumve ubutumwa n'uzabwumva igihe kizaza azabashe gutsindishirizwa nabwo, kandi ubutumwa bwawe buganze mu mitima. Mwuka Wera abane nabo, ababasha kubwumva n'abazabwumva. Nyirijuru Imana ukomeze ubabashishe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Uri Kristo wera, uri Kristo wavuye ku Mana, izina ryawe reka riganze. Ntabwo ari jye uvuga rero, ntabwo ari jye usobanura, ahubwo ari wowe uvuga kandi usobanure. Ntabwo ari jye ukumvika, ahubwo Mwuka Wera aba ari usobanura ubwoko bwawe. Izina ryawe ryamamare, ubwami bwawe buganze, kandi ukomeze Mwami uturinde umubi. Mu izina rya Yesu niho senze nizeye, amen. Bakundwa rero bene Data, dufatanije urugendo rujya mu ijuru. Uyu munsi Imana yampaye ubutumwa bukomeye. Uyu munsi Imana ishoboje kukubwira ibyo gutekerezaho, ibyo kwifuzaho, ndetse n'uko ishaka ko witwara muri iyi minsi. Uyu munsi rero turaza kureba ubuhanuzi wagenewe, mwagenewe, cyangwa se abakunzi b'Umucunguzi TV mwagenewe, ndetse n'abantu b'Imana bose aho baherereye hirya no hino. Ndagusaba niwumva ubutumwa kutabwihererana, ndagusaba kubusangiza bagenzi bawe, kugira ngo nabo babashe kubona amahirwe ijuru ryatanze, ndetse babashe kubona umuburo w'ijuru. Uyu munsi rero tugiye nanone kwifashisha Bibiliya yera. Nk'ibisanzwe tuzajya twifashisha Bibiliya ntagatifu cyangwa se Bibiliya yera, ariko uyu munsi tugiye kwifashisha Bibiliya yera. Turasoma rero muri Yesaya igice cya mbere. Ni ijambo Imana iherutse kunsanga irampa kugira ngo mumenyeshe ubwoko bwayo. Hanyuma rero muri Yesaya igice cya mbere, Imana iratugaya kuko twayimuye mu mitima, twayimuye mu bwenge, twayimuye mu mirimo yacu ya buri munsi, yemwe bamwe bayimuye no mu myambarire, mbese twiremeye izindi mana. Ibyo bintu rero bibabaje Umwami Yesu Kristo, niyo mpamvu ashaka kuburira ubwoko bwe, cyangwa se ashaka kuburira itorero. Muri Yesaya igice cya mbere ku murongo wa 2 kugeza ku wa 3, umva uko Uwiteka avuga. Umva wa juru we, tega amatwi nawe wasiwe, kuko Uwiteka avuga ati, nonkeje abana ndabarera, ariko barangomera. Inkimenya nyirayo n'indogobe bimenya urugo rwa shebuja. Abisirayeli ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Hano Imana iratugaya, twimuye Uwiteka mu migire yacu ya buri munsi. Abari bakijijwe uyu munsi babivuyemo, abari bihanye uyu munsi babivuyemo, basuye mu busambanyi. Hari abantu mbese bimuye Uwiteka bisubirira mu byabo. Uwiteka Nyiringabo arakumenyesha ko niba hari ibibi wakoraga, niba hari ibidahwitse wakoraga, niba hari ibyaha wari urimo, uyu munsi arakugaya.
iyo Imana ikugaye uba usabwa kwisubiraho, uba usabwa kugaruka mu butware bwayo, uba usabwa kongera kuyipfukamira ukayisaba imbabazi, ukayibwira ngo Mana nyemerera tugendane, narakwimuye, nimukiye mu kabari, nahindutse umusinzi, nahindutse umugambanyi. Mbese ibyo bikorwa byose bya kamere Imana irabitugayira. Icya kabiri, Imana iraduha amahirwe, iratubwira urukundo rwayo, iratubwira uburyo idukunda n'ukuri, iraduhugurira kutumenyesha yuko nubwo dukora ibyo byaha ariko iki dufitiye urukundo. Niyo mpamvu rero ibigaragaza nyine muri Yesaya igice cya mbere cyose, ariko noneho urukundo rw'Uwiteka yarutugaragarije muri Yesaya igice cya mbere umutwe wa 9. Uwiteka Nyiringabo Imana akavuga ngo iyaba Uwiteka Nyiringabo atadusigarije igice gito cyane cy'abantu barokotse, tuba twarabaye nk'isodomu tukamera nk'igomora. Imana ishimwe ko yaturinze, Imana ishimwe ko ikomeje kuturinda, Imana ishimwe ko ikomeje kutugirira neza. Ni ukuri ntabwo turi intungane ariko ikomeza kuturinda, iraduhishurira urukundo dukunda, yaduhishuriye ko ibyo dukora byose yiteguye kutubabarira, yiteguye kutugirira neza. Ngo hari agace gato cyane yadushigarije k'abantu bera. Niyo mpamvu uyu munsi gusaba kwegerana n'abera, guhuza n'abera, ukagerageza kugenza nkabo, kubera ko ngo Uwiteka nibakoreramo akamenyesha abahanuzi ibyenda kuba n'ibizaba. Niyo mpamvu uyu munsi nawe uhamagarwa. Yesu Kristo aramenyesha itorero ibyo arambiwe, aramenyesha abantu be ibyo arambiwe. Ubwo ni mu gice cya mbere umurongo wa 11, ubwo turageza ku wa 15. Ibitambo byanyu bitagira ingano mu ntambira bimaze iki? Nuko Uwiteka abaza. Mpaza ibitambo by'amasekurume y'intama byoswa n'urugimbu rw'amatungo abyibushye, kandi sinishimira amaraso y'inka n'abana b'intama cyangwa ay'amasekurume y'ihene. Iyo muza kunshengerera, ninde ubababwiye ko muza kundibatira urugo? Ntimukongere kuntura amaturo atagira umumaro. Imibavu ni ikizira kuri jye, imboneko z'amezi n'amasabato no guteranya amateraniro ndabirambiwe. Ibyaha bivanze no guterana kwera bikurweho. Oh haleluya. Uwiteka Nyiringabo hano hari ikintu ari kutubwira, arambiwe guterana kwera kuvanze n'ibyaha. Uyu munsi ndaguhamagarira, Kristo araguhamagarira kugira ngo wisuzume, ujye ujya ku rutambiro, ujye ujya ahera h'Uwiteka nta byaha ufite, wamaze kwicuza, kugira ngo ubashe gusabana nawe. Uwiteka aratwibutsa kujya mu rusengero ugatura ariko ufite ibyaha mu mutima, ntacyo bimumariye. Mbese bya bitambo byose, ya minsi mikuru twizihiza, ibyo Uwiteka ntacyo bikimubwiye, ntacyo bikimumariye, kubera ko twaramugomeye, twimuye urukundo rwe, twimuye igitinyiro cye, twimuye icyubahiro cye. Niyo mpamvu ndetse atubwira ngo guterana kwera kuvanze n'ibyaha arakurambiwe. Uyu munsi rero nahaweho gutekereza ukisubiraho. Uwiteka Nyiringabo Imana aracyatanga amahirwe y'imbabazi, nubwo ari kuvuga ibyo arambiwe mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, ariko aracyaduha amahirwe, arongera kuduha amahirwe. Rero turasoma n'ubundi muri Yesaya igice cya mbere umutwe wa 18 kugeza ndetse ku wa 20. Aravuga ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahindurwa umweru bise na sheregi. Naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka niko kabivuze. Nukuri Nyiringabo Imana aravuga ngo ibyaha warakoze byose uyu munsi yiteguye kukubabarira. Uyu munsi aracyari bugufi bw'imbabazi, intebe y'imbabazi iracyakuri hafi, uracyafite amahirwe yo gukoraho. Reka dushaka Uwiteka bigishoboka, nkuko n'ubundi yabimenyesheje umuhanuzi Yesaya igice cya 55 umurongo wa 6, akavuga ngo dushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa. Uyu munsi rero Kristo yakuzaniye amahirwe, emera uce bugufi. Niba warabaswe n'ubusinzi, ukabatwa n'ubusambanyi, ukabatwa n'ubujura, ukabatwa no kuroga,
ukabatwa ndetse n'ibindi byose bisa n'ibyo, Uwiteka Nyiringabo Imana mu izina rya Yesu Kristo araguha imbabazi. uyu munsi aguhaye amahirwe. Emera uce bugufi, emera uzamure ikiganza, emera umucire bugufi mu mutima, umwemerere ko watsinzwe, umwemerere ko waneshejwe, ariko noneho umukingurire umutima, umukingurire ubwenge, Kristo atahemo. Wemere umumenere umutima maze umusabe imbabazi, arakubabarira, agendane nawe kugira ngo inkota itazakurya, kugira ngo uzarye ku mbuto zo mu gihugu. Arakwingingira kuza ngo aguhe imbabazi, kuko ngo imbabazi z'Uwiteka zizarangira. Niyo mpamvu yakomeje kubimenyesha umuhanuzi Yesaya muri icyo gice cya 55 umutwe wa 6 ngo dushaka Uwiteka bigishoboka akabonwa. Turacyafite rero amahirwe, nahawe rero nimero zo kuzamura ikiganza, ubwo turi buze gusenga dusaba imbabazi, twegerana n'ijuru. Uze kuba umeze neza, uze kuba wamaze kwirondora umutima, uze kuba wamaze kugira umutima uca bugufi, kugira ngo Uwiteka Nyiringabo akubabarire hamwe n'abandi bose, hamwe n'abera bose bashayishije mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Rero Kristo aratubwiza ukuri, Kristo aratubwira ko hazabaho ibihano ku bananiwe kwihana, ku banze kugandukira Uwiteka, ku basuzuguye Uwiteka. Reka turebe rero, aratubwira ngo uzanga kwihana inkota izamurya, ngo kandi ntabwo azarya ku byiza byo mu gihugu. Reka turebe rero ibihano biteganijwe. Turareba Yesaya igice cya 1 umutwe wa 24, haravuga ngo nicyo gituma Uwiteka Nyiringabo umunyambaraga wa Isirayeli avuga ati, yewe nziruhutsa ntuye abanzi banjye, kandi n'ababisha banjye nzabahora. Turakomereza rero ku gice cya 1 umurongo wa 28, aho Uwiteka avuga ngo ariko abacumura n'abanyabyaha bazarimburanwa n'abimura Uwiteka bazatsembwa. Muzakorwa n'isoni z'imirinzi mwifuje, kandi muzamwazwa n'amasambu mwatoranyije, kuko muzamera nk'igiti cy'umwera cy'ibibabi birabye, cyangwa nk'isambu itagira amazi. Umunyambaraga azamera nk'umutumba, kandi umurimo we uzamera nk'igishashi. Bizahira hamwe kandi ntawe uzabizimya. Nyiringabo Uwiteka atugirire neza. Ahangaha rero ni umuburo wa Kristo, ni umuburo buri wese agomba gutega amatwi, agomba gushyira mu bikorwa, agacira bugufi Uwiteka, agakunda Uwiteka, akagarukira Uwiteka kandi akubahisha Uwiteka. Reka rero dusengera imbabazi, Imana yongere tugarukeho, yongere tubabarire. Wirondore rero mu mutima, nizeye ko wamaze gutekereza neza, ahari red flags zituma udasabana na Nyirijuru neza. Mwami rero tumaze kumva ibyo tubwira mu ijambo ryawe, tumaze kumva ibyo dusaba, tumaze kumva ibyo tunegura, tumaze kumva ko hariho ibihano Mwami, ariko twumvise ko hari n'ibihembo ku mukiranutsi. Niyo mpamvu Nyiringabo Imana naturira imbere yawe, ndagira ngo Nyiringabo Imana ubwoko bwawe kuko ubumenyesheje aya magambo, kuko ubwoko bwawe ubumenyesheje aya magambo, ndagira ngo Nyirijuru wemere wururukire gutega amatwi umuntu wese uri bwumve ubu butumwa, akumvira isengesho. Ndakwinginze Kristo wera, ni wowe wavuye ku Mana utumenyesha byimazeyo ko hari ibihembo, hari n'ibihano, kandi hari kiri n'intebe y'imbabazi. Nuko rero twagiye kure yawe, dore urubyiruko hari abishoye mu businzi, hari abishoye mu busambanyi, yewe hari n'abishoye mu butinganyi, hari n'abishoye mu bwibone, hari n'abasuzuguje Mwami icyubahiro cyawe, gupfobya imibiri yabo, biremera ukundi kuntu Mwami. Ariko ndakwingingira kumanuka ngo wurukane imbabazi zawe, ugirire neza abantu bawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, ndakwereka abagabo n'abagore, ukomeza ingo Mwami, ariko kandi Nyiringabo ubwo hamagarira imbabazi. Nyemerera buri wese uciye bugufi akaba yumvise amagambo yawe, akaba ari kugusaba imbabazi, umugirire neza, wongere umuhe umutima wicuza, mu mutima wihana, mu mutima kubaha, mu mutima ugutinya, uye gukora ikibi. Kandi Umwuka wera
wera akomeze atubwirize icyo gukora. Turashaka rero kuraga ubwami bwawe, turashaka kugendana nawe mu mibereho ya buri munsi. Nyemerera umwuka wera amanukire kuri buri wese uri kumva ubutumwa, uri kumvira isengesho, kugira ngo nawe amuhe imbaraga zo kwirondora, kugira ngo agucire bugufi, kandi uzabwumva na kera uzamugirira imbabazi. Imbabazi zawe ziracyariho. Urakoze uri Kristo, ukomeze utuburire Mwami, ukomeze utubwirize ibyawe. Izina ryawe ryubahwe, ryubahwe mu basore, ryubahwe mu bakobwa, ryubahwe mu bagabo, ryubahwe mu babyeyi, ryubahwe no mu bana batoya. Kandi Nyiringabo Imana, sengera abantu bafite abarwayi bose Mwami Nyiringabo, ubagirire neza. Hari abarwayi bari kwa muganga, hari abari muri koma Nyiringabo Imana, hari abarwaye indwara z'umubiri. Mu izina rya Yesu, wumva ubutumwa Mwami Nyiringabo Imana, umuhe gukira Mwami, kandi umuhe no gukiranuka. Izina ryawe rishyirwe hejuru.